ubwo uwo bibwira ari ahubwo Minister wa Defense. Rero urumva yuko ikibazo cyo cyatangiye kera. Gusa kera natwe bajyaga batubwira nk'uko bamubwira ngo bita abanyarwanda mukamutahe wanyu. Natwe ku mashuri twiga batubwira abanyarwanda mwe muri dede wamwe muzasubira iwanyu ryari. Hakabaho n'ubwo dukina umupira noneho w'abanyarwanda n'abagande. Ibyago rero byaba twabatsinda bagashaka kurwana. Twabaga twazanye inkoni zacu twazishyize mu byatsi hasi twazihishe. Abanyarwanda ubwo buri muntu akiruka afata inkoni ye ukabakubita. Rero ibibazo by'abanyarwanda ni ibya kera ntabwo ari ibyo. Ni ibya kera ariko uzi impamvu abanyarwanda bagiye Ruwero bagiyeyo bagerageza kugira ngo barangize ibyo bibazo. Hanyuma bavuyeyo twagira ngo biri buze ariko nanone barongera babiteza baduhisha twoteye. Rero byajya kuba byarashize icyo gihe. Ni nayo mpamvu tuvuga impamvu ki kandi ari twebwe icyo gihe nta kibazo kuko ntabwo twari turi mu butegetsi. Ariko ngo turibaza ni yaba ari impamvu ki kandi ari twe turi mu butegetsi. Kandi n'ikindi noneho isaha igeze, tekinoloji yaraje, abantu barashaka kugenda hanze gukora, abantu barashaka ibyangombwa. Aho niho rero ikibazo cyagiye gikomerera kuko abantu bari bamaze kujijuka kumenya bashaka kugenda hirya no hino gukora iki. Noneho igitangaje nuko umunyarwanda ari muri constitution ya Uganda. Kandi wajya gusaba ibyangombwa bakabikwima nagura umuganda. None se umunyarwanda urimo nuwuhe? Hari umunyarwanda wundi utari uvugwa. Ibyo bintu rero uzabimbariza abangaba bajya batwita yuko bavuga yuko bize. Kuko ugomba kubabaza uti ni umunyarwanda ki wo muvuga ngo ari muri constitution. Kuko n'ubundi rimwe na rimwe twajuinga turi nko kuri za platform ku social media, abantu baravuga ariko mubaye iki ko muri no mu constitution mwabaye iki mw'abanyarwanda nk'uko just muba mushaka amatiku. Cyane cyane ngiye bakunda kubimbwira akaromba rwose bakora amatiku kubera iki turi muri constitution isi mubaye iki. Ariko iyo utafite itegeko, kuko buri kintu cyose kigendera ku mategeko. Iyo utari mu itegeko nta kintu cyose wakora ngo kizaguhire, kuko byose biba biki, ibintu byose biba biri mu mategeko. Umuntu yaza akagukuraho na telefoni akakubwira ko atari iyawe. Cyane. Kuko itegeko ntabwo rikwemerera kuba wagura telefoni nkawe. Urayigura nkandi, kuko telefoni iyo ujya kuyigura uyigurisha irangamuntu. None se irangamuntu niba utayifite wagura telefoni? Ibyo rero abanyarwanda bagomba kubimenya, bakamenya yuko uriya mwana wacu yakise ikiwani. Bakamenya yuko muri constitution turimo nk'ikiwani. Rero kadusoza ikiganiro. Niba hari ibindi wumva wabwira abanyarwanda, gusa igihe icyo nababwira nuko nyine abantu b'abayobozi baza hano bakabwira abantu ibibazo uko bimeze, abantu bamenye ukuri. Niba hari icyo wasoza ubabwira babwire. Nasoza ngiye mbwira abanyarwanda yuko ishyari ryarakozwe ku banyarwanda bene wacu, bamwe n'ubuzima burahagendera. Abandi batora abantu incompetent people kubera yuko baba abanyarwanda ibi bintu batabirimo. Kuko abantu bose baravuga mudutorere abayobozi, babatorera abayobozi se mwebwe muba muri he? Muba muri he? Muze mube involved muri iki kintu. Nicyo nshobora kubabwira, kuko abanyarwanda bagenda bakavuga mudutorere, ariko se ubundi mwadutorere ubuyobozi. Kandi ejo umwana wawe nashaka kujya hanze bamwima icyangombwa. Of course bazakimwima, kuko ntabwo utari mu itegeko. Ntabwo abanyarwanda tubabwira yuko baza bakarwanira itegeko nshinga, bakitwa abanyayuganda, barwanira uburenganzira bwabo. Uburenganzira bwabo nibwo bagomba kurwanira, kuko nta kindi kintu ushobora kubona udafite uburenganzira. Ikindi mu bayobozi bazatorwa ugomba kureba abantu b'inyangamugayo mwuka byaramo, abantu badakeneye gukorera inda zabo. Uragira ngo ibyo ngibyo babikwemerera se? Ibyo ntabwo babikwemerera. Mu matora batora uzwi, ufite izina. Agasaba wumva ufite izina n'uje akabaha amafaranga. Ko urumva n'ubwo baba bagiye muri bya bitaramo bajyagayo, tujye kwambara white, twese tujye kwambara white, bakagira icyo kintu cyo gushyuhashyuha no kuba excited. Ibyo ngibyo abanyarwanda mubiveho, muze ku ground, mugire uburenganzira bw'abana banyu. Kuko nimutabigendera nanone bazaza gutora uriya inyuma abashyiremo iki, ashyiremo amafaranga, bamutorera umuntu uzakora bya bindi bye byashakaga. So abanyarwanda baveyo, kuko mu matora
chairman Kamuhange cyangwa Kanono ntabwo wari yarimo, ariko akavuyo kari hariya kari akenshi kuko n'abazaga babaga babashyize muri basi gusa batazi icyo bagiye gukora, baba briefinze mukore bimukore baraza gusa nta nibwo baba briefinga, baravuga tugiye gutora ntuza, noneho baza bakakubaza gatera turatora nde utuye nguyu agatora gusa atazi n'ibyo atora ibyo ari byo. Rero niba mugiye gutora, niba n'amatora azabaho, bazabanze bajye mu ntara zanyu babigishe ko mufite gutora. Ariko aba bagiyeho babanze batubwira igihe bazamara, ntabwo ari ukuturekera aho ngaho mu aba bagiyeho nyine nk'uko uvuze ibintu by'abanyarwanda, nabo nibakoresha advantage yo kuvuga yuko abanyarwanda bitera hagati mu ryinyo, nabo bazakoresha iyo ngiyo, bakoresha itegeko rihari, nanone bagumeho bakora iki, nabo bazageraho haza abandi abategeka. Of course nta nubwo bashobora no kumara icyumweru, abandi bazaba bazi icyo ngicyo abanyarwanda. Yewe icyo nsenga ni uko bakora ibintu bizima, tukabona abantu bazima batuyobora rwose. Rero icyo nshobora kubwira ni uko abantu benshi abo ngabo ureba bajemo, ntabwo turi bavuga amazina, ariko ugiye kureba 90% bari mu mubano uriya. Hanyuma bakaba bazi yuko iyo ugiye no ku buyobozi, State House kureba ikaba yaguhamagara ko iki kuba rero abo ngaho nabo kereka bashobora kwikosora, ariko batikosoye ni ikibazo kabisa. Ikibazo kiracyahari, ni bande bafite kugikemura, ntabwo ari abo bayobozi bavuga bazaduha igihe cyangwa iki, ariko ni abanyarwanda bonyine nyine baveyo bakemura ikibazo cyabo. Ariko nibarinda ngo bazatora bakaromba, yewe nanjye miliyoni 500 bazazimpa nkora iki, nawe uceho nigire ki ko tugowe, nigire turagowe kabisa. Imana idutabare, kuko Imana burya Yesu ngo yavukiye mu kiraro, ubwo nyeka ko abanyarwanda bafitanye isano na Yesu. Rero Imana zidutabare rwose. Imana yararaga ahandi ikataha mu Rwanda, irare ahandi izitahe hano muri Uganda. Ikora iki muri Uganda? Ni Banyarwanda dufashe kabisa, ibibazo birimo bikemuka. Ibibazo erega turababaye cyane, abantu barababaye. Ntangiye kubona ahangaha nkubwiye ko hari umutegarugori mpuye nawe hariya udafite indangamuntu, hari umugore mukuru cyane. Icyiza nawe umbwiye ko warasanzwe umuzi, n'abandi benshi uzi umugabo bita Rwamuhunga. N'aya masaha abangaba bavuga executive order, bavuga yuko buri kimwe cyakemutse, ariko Rwamuhunga ntafite iki. Ariko se bacyakemutse, ni bari hariya kuri OK Hotel, ntabwo wabonye abantu baje bavuga ibibazo byabo? Ibibazo byinshi cyane, ibibazo byinshi. Rero abantu bari iyo ngiyo batekereza ko ibibazo byakemutse, babeshywa, kuko barababeshya. Bababeshya yuko ibibazo byakemutse, muze rwose ibibazo ntabwo byari byakemuka. Abanyarwanda baracyafite ibibazo byinshi cyane, kandi ni mwebwe mufite kubisolvinga, nta bandi. Mwebwe nimugume iyo ngiyo mukibaza yuko nta bibazo. Niba urya ukaryama, ariko ibuka yuko ejo bishoboka bitashoboka. Yes. Turashoje rero, ariko hano iyi ni televiziyo y'Abanyarwanda. Wumva wese afite icyo ashaka ageza, tumuhe umwanya akivuge. Iyi ni televiziyo yanyu, nta muntu twishyuza, kandi bamushaka kwamamaza business. Erega Abanyarwanda bafite business nyinshi, ntabwo bazamamaza. Gusa hari umuntu watangije ishuri ryitwa Indashyikirwa, bigisha umuco. Iyo ufite abana bawe batazi Ikinyarwanda neza n'ibindi bijyanye, bajyaneyo bige. Actually n'abanjye Ikinyarwanda ntabwo bakizi, bamwe ahubwo ngubu muhoride nabatwaye ngiyo kwa nyirakuru Rakaye, bajye kwiga Ikinyarwanda, baragire n'inka, kuko Rakaye ho haracyari imisozi abantu bararagira, ntabwo ari nk'iwacu Rwengo. Rero nababwiye ngo bagende baragire, batangire gukama, babimenye. No mu Indashyikirwa rwose baho ngaho bakoze ikintu cyiza cyane. Tugomba kuzatwara abana bacu bakiga umuco, bakiga n'Ikinyarwanda, Ikinyarwanda cyabyo. Kanizere ko bazigisha na history y'Abanyarwanda, ukuntu bageze ko hari n'abatemera rwose yuko hari abatemera yuko hari abangaba bitinya, bazi yuko baje buza ahangaha batahavukiye. Abanyarwanda barahavukiye, barahabaye, na Uganda itari yahaba. Ndumva ari ibyo rero, reka tubashimire. Dutegereze batubwire uko gahunda zimeze. Turashaka dutore abayobozi, tumenye ibibazo byacu aho bigana. Ndabashimiye rero, yari Gatera Stanley. Bye bye. Murakoze cyane Banyarwanda, Abanyarwandakazi.